nta bindi biryo byari bihari ujya kumuha ibiryo bipfuye. Akose boss wowe wabitse kuba narabigusabye ni kimwe ariko nimba turimo gukorana nkeneye gukorana n'umuntu w'umuhanga wumva sinyari nakubwiye nti ndimo ndaganira n'umushefu uzama amafaranga menshi muri diriyo amafaranga menshi iyo sinyari ntabwo wayumva ngo uhite uvuga ngo nimba ari na ngombwa ujye guhaha ikiro cy'inyama ugikawushe uyimuzanira heke nyanga guhekenye karika irinzima banza wimuruze muri ibyo biryo none bishimbo wagira ngo babana birongesha amazi y'inguti abagitamira mu kanwa aranuka kandi yarari muzima rero twumvikanye ubutani hari ubutaha buhari nta butaha buhari ushatse kuvuga iki niba udashobora gusobanukirwa ikintu ndimo kubwira kugira ngo twirinde n'impanuka nk'ubu ngiye guhembwa amafaranga menshi ashoboka nkashora no muri business yanjye ikaguka uneye umwaka nakubeshye abiriyo bumva mu ndara muri aravuga ngo urashaka kumwicira mu kazi aravuga ngo nta nubwo naguha akazi ubu akazi nari ndimo kudinga karapfuye ya mafaranga menshi nakubwira karapfuye ubwo we naba nkugumisha hano ukora iki si boss nonsama ibi bisi wowe wabinsabye koko ngigi cyose nkora ibyo wansabye kandi nabanje no kubyanga ariko ari itegeko ryawe nkajya mbika kubimuhana kimwe kohereza message corruption is not bad mutije amayinite agakubitana message ya Jessica imubwira ngo boss ngo nizere ko ubizi ko ibiryo muhaye ari bya bindi bigaza ngo nsubujajwa yutegereza ukabimbwira se nuwohereze message nanze guhamaga nyine nkandikira message kugira ko byari mu banga no sinarinzi ko arafuta telefone yawe icyo ni ikibazo ni ibintu bigaragara ko umuntu uri bwirukanwe umureba kare